Murakaza neza kuri EMMY MEDIA TV. Uyu munsi turi buvuge ku ngingo ikomeye cyane, uko umuntu yatangira business ye bwite nubwo yaba nta mitungo myinshi afite. Niba uri kwibaza uti nakora iki ngo nangire business, iyi video ni yawe. Mbahaye ikaze. Igice cya mbere ni ukumenya icyo ushaka gukora. Tangira utekereza ku byo ukunda gukora cyangwa se your passion. Ibyo ukora neza bishobora kuvamo business. Urugero, niba ukunda guteka, ushobora gukora catering. Niba ukunda ubukorikori, ushobora gukora ibikoresho by'ubwiza. Reba ikibazo kiri mu buzima bw'abantu kigomba igisubizo. Business nziza kandi ikemura ikibazo. Igice cya kabiri, ubushakashatsi ku isoko. Menya abantu uzakorera cyangwa se clients. Shaka amakuru ku mafaranga abantu bishyura ibyo bakeneye. Reba niba hari abandi bamaze gukora ibyo ushaka gukora. Noneho wiga uko waba ubitanze ku buryo bwihariye cyangwa se uniqueness. Igice cya gatatu, gahunda ya business. Andika business plan ngufi. Irimo icyo ukora, ugikorera, amafaranga akenewe, uburyo bwo kumenyekanisha. Si ngombwa ko ibi bikomeye cyane, ahubwo ibigufasha kugira icyerekezo. Igice cya kane, gutangira buhoro buhoro. Ntugategereze miliyoni, tangira n'ubushobozi buhari. Urugero, ushaka iduka rinini, tangira ku gashashi cyangwa kuri online. Business nini ikuriva muno. Igice cya gatanu ni ikoranabuhanga. Koresha social media umenyekanisha business yawe. Wakifashisha nka Facebook, WhatsApp groups, YouTube, Instagram n'izindi. Kubera ko ni ubuntu cyangwa birahendutse, bifasha cyane abantu bafite ubushobozi buke. Igice cya gatandatu, inkingi zo gutsinda. Kora business yawe mu kuri cyangwa honest. Gifata neza abakiriya. Ntucike intege mu gihe uhuye n'ibibazo. Komeza wige no kwiyungura ubumenyi. Business nitangira rinini, itangira rino ikagenda ikura buhoro buhoro. Ugomba gutangira aho uri, ukuri, ufite icyo ufite. Ntukibagirwe gusubira hano kuri EMMY MEDIA TV kugira ngo ukomeze wige byinshi ku bucuruzi n'iterambere. Ngiye bateguriye kino kiganiro kandi nkakibagezaho. Manuel wihanganye. Iyi ni EMMY MEDIA TV. Naho butaha ndabifuriza ubuzima buzima kandi ubuzima burimo amafaranga, amahoro n'umunezero. Naho butaha reka duhure mu yindi video.